umuntu ntwaherwa n'urundi rugamba nakubwiye ngo ntapfuye numva nazarinda mpenuka ntonge gutekereza umugore kuko kubarirwa abagore runaka ashikije umugore wa kangahe n'ikindi gikomere kirenze nabyihorera numva ariko nagisubiza nabyihorera ntapfuye nabyihorera gushaka undi mugore. Amapapayi imbuto z'amapapayi cyangwa ipapayi muri rusange atari igiti urubuto rwacyo nirwo mama yarabitekaga mu buryo bwo kwiyaranja ngo tubeho nabyo akabiteka mu nkono tukabirya ubwo waba wahaze nuko ukabihaga n'amazi yabyo. Ibipapayi amapapayi imbuto z'amapapayi bira oya pani z'imbere igipapayi muri rusange ipapayi muri rusange pani igiti cyayo akabiteka ari bibisi bigezeho bishiraho twagendaga mu mirima y'abandi tubisabamo bigezeho bishiramo niba n'abandi harimo babiriye ntabwo mbizi twe twarebaga ibyacu icyo tuzi neza nuko tuzi kuzima bwadukomereye abandi bo ntago tubarebaho muri icyo gihe bakayiteka mu nkono barayisenaga kandi nta bishyimbo ntaki tukarya nyine twamara kubirya umuntu akumva arahaze bugacya n'ejo bugacya ubwo twaba twabwiriwe tukabwirirwa twihangana twaba turi burye tukarya ubwo ibiryo twaryaga bikomeye n'ayo mapapayi n'izo mboga mu gihe zabonetse z'ibishogoro cyangwa se ibitoki bya kayinja navuga ko icyo gitoki nariye mu buzima bwanjye muri iyo myaka yo hasi gifatika nicyo navuga nariye nabwo icyo tunyagara mama akakizana tukakirya kirimo ibintu bifata ukuntu ariko ubwo twabirya babaza bari ibitoki natwe tukaza muri uwo mubare w'abari ibitoki umwe mu mwaka wa kabiri ugezeho ko twari twashakanye mu kwa gatandatu kuri 11 mu kwa 9 kuri 11 2018 mu kwa 9 kuri 15 2020 nibwo yahise aca haragenda ubwo yasanze umugabo bakundanaga wenda mu bwenge ntago mbizi ariko nanone bigahari ubuhamya bw'ubuzima. Turabasuje cyane abadukurikiye kuri channel ya YouTube ya Ayo TV Live ndi Jean Chrysostome Habana bakize turaza kubana muri iki kiganiro ntago nza gutinda kuri byinshi bijyanye na introduction ugera kuri channel ya YouTube Ayo TV icyo usabwa nta kindi no gukora subscribes urakanda aho ngaho kukazogera nurangiza rero icyo ukora nta kindi umaze kutwemerera yuko dukomeza kujya tubana tukakugezaho byinshi bitandukanye kora like kujya muri comment ukashyiramo igitekerezo cyawe wanasangiza inshuti zawe iki kiganiro mugiye gukurikirana turagiye kuganira n'abantu babiri ni umugabo n'umugore tubasanze mu rugo rwabo aho batuye aho bari bose muri buze kumva byinshi bitandukanye kuri bo n'ubuhamya burambuye burebure kandi bukubiyemo n'inyigisho kuri buri muntu wese wakwigira kuri aba nawe ukagira icyerekezo nyacyo kuko hari impamvu yuko tugiye kuganira n'aba babiri kuri byinshi cyane bitandukanye yaba umugore yaba umugabo buri muntu wese afite byinshi cyane aza kutubwira. Reka duhere ku ruhande rumwe mbanze mbahe ikaze mu kiganiro umugabo ndetse na madamu wenda za kugenda bose mbaho umwanya. Reka tubanze duhere ku mugabo tumuhe umwanya tumuhe mikoro atubwire amazina ye muri rusange anatubwire naho atuye n'ahasengera muri rusange n'akazi akora byose arabitubwira tuza kugenda ari byo twimbikaho tuganira mu buryo burambuye wumve byinshi bikubiye kubijyanye n'icyerekezo cyabo uko Imana igenda ica inzira uko Imana yagiye bakura ahantu hagoye ubu bakaba bageze kuri uru rwego. Murakoze cyane amazina nitwa Jean Pierre Nsengimana ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri umukuru afite imyaka 4 umuto afite umwaka umwe n'igice. Iwanjye ni mwirebezo iwacu ho mvuka ni Isakara ni naho nsengera mu rusengero rwa ESRR bakunda kwita abanyamwuka ruyobowe na umushumba Zamani Pierre nta bindi byinshi navuga nibyo
kuri introduction yanjye cyangwa se mu imva n'imvano y'ubuzima bwanjye. Murakoze. Nitwa Nigena Scovia. Ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo umwe n'umwana umwe, mfite umwaka n'amezi 4. Nsengera muri SRR Sakara mu itorero bakunze kwita abanyamwuka. Iwacu kavukire ni mu majyaruguru mu karere ka Gakenke. Mu buzima busanzwe ndi umurezi, nigisha muri primaire. Ndumva ari byo ngibyo. Murakoze. Murakoze cyane. Mbanje kubashimira nk'inshuti n'abavandimwe. Nyuma yo gushimira kambanze mbabwire kuntu ubuzima bumeze bwanjye kuva nkivuka kugeza mu mwaka washize cyangwa se muri 2 yagashize. Igice cya kabiri cyo kirakomeza nyuma y'ubuzima. Njyewe Jean Pierre ndi umwe mu bana 10 tuvukana. Muri abo 10 abahari navuga ko uyu munsi ari 7. Muri 7 bahari 3 barapfuye. Njyewe navutse ndi umwana wa 4 mu buzima bw'iwacu. Muri abo 4 umwe niwe mbona, abandi barapfuye. Imana yarabisubije kubera impamvu yayo bwite yuko bitari ngombwa ko bakomezanya n'ababyeyi babo cyangwa se natwe barumuna babo. Njyewe Jean Pierre Nsengimana w'umuhanzi mujya mwumva bamenyere ku izina rya Bazabimenya. Iryo rya Bazabimenya ryaje nyuma yuko ubuzima bugenda butungana, ariko butaratungana muri iyo mivukire yanjye. Abo bana uko bangana bose, uwa mbere yaravutse arapfa bibabaza ababyeyi, wa kabiri arapfa, wa gatatu arapfa. Nanjye mvutse ndi umwana wa 4, mvuka mbana n'ubumuga bw'amaguru, ubwo n'ubw'ingingo. Ibirenge byanjye bireba hejuru, byaraniyubitse. Muri make ahari hejuru ariho hari hasi, inzara zo zibera hasi, munsi y'ikirenge ariho haba hejuru. Ubwo ibyo byose byabayeho nkurikira abo bana bapfuye. Ibyo mu kubaho gutyo ababyeyi banjye ntibigeze banjugunya, mbanje kubashimira. Bakomeje kubana nanjye, bandera nk'uko n'abandi bose barerwa, yewe banyitaho bihagije. Ubwo ni 91 ko navutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 muri 91. Nyuma y'ubwo buzima rero byabaye ngombwa ko abanyarwanda tujya no mu buhungiro, turagenda tujya Tanzania, tubayeho birangira bampa transfer aho banjyanye ngo bagerageze bareke ibirenge byanjye byatungana yo kujyayo mu kwezi kwa 2. Bigeze mu kwa 12 bahita badusezerera abanyarwanda dusubira iwacu. Ubwo urumva ubuzima bwakomeje buba ari danger. Ubwo bigenda gutyo tugeze mu gihugu, urumva inzara yakomeje iraturya kuko twari dusanze nta biryo bihari nk'abantu twari tuvuye mu kindi gihugu. Ubwo rero biba ngombwa yuko ubuzima buturushya buturya gutyo. Ntangira ishuri kwiga nkibana na bwa bumuga n'inzara yose. Bajya bampagarika nkikubita hasi kubera inzara, ndetse n'ubwo bumuga byose bigakubiramo, intege nke zikaza z'umubiri nkikubita hasi. Ubwo n'ubuzima bwagiye bumbabaza nyuma yo kuvuka muri abo bana bose. Nanjye nkavuka mbana n'ubwo bumuga. Mu gihe natangiye ishuri ngo nige nk'abandi bana nk'uko biga, inzara nayo ikubitiramo. Ibyo nabyo n'ubuhamya bwanjye bwambabaje bw'ejo hashize. Nkomeza mbaho muri ubwo buzima, mbubayemo inzara indya. Ndibuka umunsi umwe ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza,
maze kubona ko ubuzima bugenda buzamo gake, niga noneho nkiga nikubita hasi byanga, ariko nkiga ngeze mu wa 4 primaire w'amashuri abanza, nibwo nagize ntya kubera ubukene bwose ndagenda ku ishuri. Ngeze ku ishuri biba ngombwa ko aba maîtresse cyangwa se abarimu banyigishaga baterana, abarimu babiri, abamama babiri, uwo bita Mariana n'uwo bita Bona, baraterana barampamagara bambaza ngo ariko ntaravuga ngo izina ryanjye, icyo gihe nitwaga Karema kubera ubwo buzima. Barahamagara bavuga ngo Karema nimujye kumuzana hano aze tumubwire. Naramanutse ngeramo batumye undi munyeshuri twiganaga, araje arambwiye, ngezeho barambwira ngo tukugura inkweto wazambara zikagukwira ukumva ko nta kibazo kirimo bigacamo. Ndababwira ngo nagerageza, ariko mu by'ukuri ntabwo nari bwambara inkweto nta n'imyenda nambaye. Jyewe bahise bampa amafaranga yo kugura inkweto, aho kugira nzigure birangira ngiye nigurira ikabutura. Icyo gihe zaguraga 100, ndayigura, ngura n'umupira nako n'ishati ndabyambara. Maze kubyambara ndaje barambaza ngo none ubwo ko wiguriye imyenda. Ndababwira ngo rero ntabwo nari bwambare inkweto, sinari bwambare inkweto ntafite ikabutura yo kwambara n'ishati. Barambwira ngo bona byo nta kibazo, byo n'ubu twari kubatekereje kugura umwenda, ubwo inkweto nzihorera nyo. Mu by'ukuri sinabashaga kuba nazambara, ariko nawe bunagerageze, ariko ntabwo ari kwambara inkweto hejuru, nta kabutura nta mupira. Ibyo byose biba gutyo, mpitamo icyabanza gukorwa mbere y'igihe. Nanone ngeze mu wa 5, ubwo biba ngombwa yuko abanyeshuri abizi ubuzima babayemo n'ubwo basubiza ku kibaho abarimu ibyo babajije. Babona maze icyumweru ntasubiza ntajya ku kibaho, ariko impamvu babiteraga nuko ya myenda baye baranguriye yari yaracitse inyuma ku kibuno, nkatinya kujya ku kibaho ngo abanyeshuri batanseka. Ariko umunsi umwe ngiye arambwira ngo ubundi Karema kundi yasubizaga ari umunyabwenge, tubizi ko afite ubwenge ndetse butari bukeya, kuki ataheruka kujya ku kibaho. Njyewe nta kintu namusubije kubera isoni nyinshi, naricecekeye sinamusubiza. Cyakora nk'umwarimu ahita areba kurambwira ngo genda ugende ujye gusubiza. Ngeze imbere ngiye gusubiza, ndagenda, ndimo ngenda mpita ntekereza yuko ikabutura yanjye inyuma yacitse. Ngenda mpindukira, nkoresha umugongo, ngendesha umugongo. Ngeze ku kibaho ndahindukira ndasubiza. Maze gusubiza, n'igisubizo nasubije cyari icy'ukuri. Bankomera mu mashyi, ncaho ndagenda, nsubira mu ntebe. Mwarimu yanga kwiyumanganya, ni nacyo cyambabaje, ariko byari ukugira ngo ejo hazaza nzagira ubuhamya, nzabwira abantu, nsangiza abantu bige, nanjye ndushaho kwiga ubuzima icyo ari cyo. Birangira babwiye ngo impamvu Karema atajyaga gusubiza, ikabutura yacitse inyuma ku kibuno. Numva arambabaje, ariko ku bw'amahirwe umutima wanjye ntiwakomeje kuwukomeza ubitekerezaho cyane, ko nasubije amaso inyuma mbona ibyo yambwiye atari ukunserereza, ahubwo ari ukugira ngo barusheho gutekereza nabo, nanjye ndusheho kwitekerezaho mu gihe uko ngenda nkura nzajya nitekerezaho. Nuko byangendekeye. Inyuma yaho cyakora nafashe inkweto za mama za Starabag, ndazifata ndaza ndazambara. Maze kuzambara
maze kuzambara biba ngombwa yuko njya ku ishuri. Icyo gihe abanyeshuri banze gutaha bategereje ngo barebe ukuntu nambaye inkweto, nanjye nkomeza nicara aho ngaho, nicara mu ishuri nanga kujya gukina, nanga no gutaha. Barantegereza bankorera bazenguruka imbere y'ishuri ryo nigagaho, bategereje ngo barebe ukuntu ndi bugendere muri za nkweto. Icyo cyakurikiye nanone ikindi gitendo cyari cyabayeho cy'abanyeshuri kuri uwo munsi, ikabutura yanjye babona ko yacitse, banga gutaha nanone bankorera ikiziga ngo barebe ukuntu ndi bugende nambaye imyenda imeze gutyo. Ibyo byose narategereje, amasaha yigira imbere, babonye ko buri kubiriraho barahaguruka barataha, bamwe bagumaho. Twako nari nzi kwiruka rero mu buzima, nari nzi kwirukanka nubwo nabanaga nubwo mumuga. Nyuma yo kumenya kugenda noneho naracunze ndatururuka, ndirukanka mba nkubitiye mu nturusu, mba ndirukanse ndabacika. Ubwo munsi mbacika nnyo, no ku nkweto ho kwa ko nta mfite uruzisohokana niruka, narabyihoreye nigumiramo. Ngeze aho mbonye buri kunyiriraho, ndasohoka, ngenda gakeya, baranseka, ariko n'ubundi ndagenda. Ubwo nari ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, ariko nsubiye inyuma gato mu wa 4 mama yaransibije, no mu wa 5 aransibiza kugira ngo bagende babona udufaranga two kugira ngo bazandihirire nimba natsinze ko nigaga vuba mfite ubwenge. Nuko byangendekeye, bansibye iyo myaka 2. Baransibiza kubera bashakaga ngo amafaranga banza aboneke, babonaga muri iyo myaka bitarimo bikunda. Icyo nicyo cyabiteye kuba bansibiza imyaka 2 yose. Nsibira nnyo mu myaka 2 ya primaire, bura nize imyaka 8, ubwo abandi biga imyaka 6, niga imyaka 8. Ibyo rero bibayeho, ubwo nagendaga n'inzara byose, inzara indya bampagarika nabwo, nubwo nari ngeze muri icyo kigero nkikubita hasi kubera inzara. Ariko ibyo byose narabyihanganiye, ndavuga ngo byanga byakunda, ningira amahirwe nkakura nzagerageza nshake ubuzima, nanjye sinzapfa nsabiriza nk'uko nasabirije nkiri muto, nshakisha ababyeyi banjye bagapfundikanya. Nsubiye inyuma nanone ku buzima, ubwo navugaga ubw'amavuko cyane cyane, none ubwo kubaho kubera inzara, bafataga inzira bakajya guca inshuro. Ubwo yari mama akajya guca inshuro, yajya guca inshuro akaza nka saa 8 inzara yaturiye. Ariko mu kuturya gihe nari yaranjaga mu rugo, twe tumaze kugwira abana 3 bakurikira babandi. Ubwo nkafata karumuna kacu ariko gashiki kanje nkagaheka, mumuna wanjye nawe nkamubinga kugira atankurikira, nkajya gusaba ibyo kurya mu midugudu. Ubwo byari kugira ngo tutagenda turi benshi, ko tungana turi 3, ibiryo bakaba babitwima. Njyewe nkajya ngenda ubwanjye jyenyine. Ibiryo nabwo babantu, nubwo nafashe inzira yo kugenda jyenyine ngo nkunde mbibone, nabwo bakarya, bagira hagati nkakorora bihoraho, nkasuhuza mwiriwe mwaramutse. Ariko ubwo nkabikora ari uburyo kugira ngo ndebe ko bakumva ko mpari, bakaza kumpa ibyo kurya. Ibyo byose bikarangira nta kintu bampaye. Akohereza umwana umubyeyi, genda urebe umuntu uri gusuhuza, yaza akavuga ngo ni cya cyana cyo kwa Mbonimpa, papa wanjye yitwa Mbonimpa Aroni, agasubirayo bakarya, barangiza bakaza ngo burya twariye wicaye hano, ngihangane. Nakibuka ko inzara yandyaga, nabasabye bakanyima, bakaba babizi ko mpari ndi hanze, nkaturika nkarira. Mumuna wanjye twajya kubonana dukubutse iyo ngiyo twazerereye, nawe akambwira ngo nagiye nta kintu bampaye. Rimwe na rimwe akambwira ngo nariye, nakumva yariye je ntariye, nkaturika nkarira, cyangwa se tukanarwanira icyo ngicyo kwa ko yariye kandi atari we wabyihaye. Ariko ibyo byose byabagaho kubera ubuzima, ari ukugira ngo mu minsi izaza y'ubuzima bwacu, ubuzima bwa muntu, cyangwa tuzabona ibyo tuvuga, tuzabona ibyo dufataho ingero dufasha abandi, cyangwa se dusangiza abandi, kugira bumve ko nta kure habaho Imana itakura umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Iryo ni ryo jambo
njyewe nasigaranye muri njyewe. Ubwo nakomeje ndiga na segonderi. Nyuma y'ayo makuba yose inzara igenda yoroha, ariko ntarajya muri iyo segonderi, iwacu ni Isakara nabibabwiye, bafataga Isakara ku bahazi, mama agafata ubwatsi mu agasozi ka leta, akabwahirira bumwe bengesha, abenga bo barabizi, akabunshyirira aho ngaho, akambwira ngo ugiye gufata inzira na murumuna wawe mujye gushaka igitoki muri za Rukira. Tukazamuka tugahera Rurenge tubaza, nta bantu bari bugura ibitoki, inani ubwatsi, nta bari bugura ubwatsi, ngo ntabo. Tukagenda tuvaho tukageza za Rurama ruguririya twiruka n'ubwatsi. Baduha igitoki mu biro nka 30 nari imaze gushyitsa, bakaduha igitoki kiri muri ibyo biro 30 cyangwa 20 na bingahe, uri bukimanure Rurama ni ibintu bitoroshye. Nkakimanura nkaca mu gasozi. Icyo nirindaga gutura kugira ngo ntabure unkorera. Tukagenda buhoro buhoro tukagenda tugerayo, wenda twakibonye twakibura tukazamuka dutyo. Muri make nta muntu wigeze utuba hafi ngo tugaburire cyane, usibye abamama babiri, harimo n'abandi ariko abo nibuka neza bitewe n'ubuzima twanyuranyemo. Ni abamama babiri, umwe n'uwo munsi y'iwacu witwa Nanisa, aracyahari, Mukeshimana Areya. Umugabo we yajyaga gushakisha, yashakisha ibyo yashakishije, natwe mbere y'uko abana be babiryaho, natwe akabanza akaduhaho, yaba ari imyumbati ya ngunda bikaba gutyo, yaba ari mbega icyo ari cyo cyose, nawe ndamushimiye. Undi ni umumama bita Mukarubibi Joseline, nawe ni umuturanyi, afite abana twakunze kubyirukana nawe yajyaga mu gihe cy'ibishyimbo by'ibitumbe, barabiza abahinga, nibyo yakundaga kuduha ibyo kurya, akaduha mu gihe afite ibyo adafite akaduha ibyo bishyimbo. Ubwo ni igihe ubuzima bwatangiye kuba neza, kuko butaraba neza twiriraga ibishogoro, ibibabi by'ibishyimbo ku batabizi. Ibyo ngibyo amenyo yaragiye ahinduka icyatsi neza, wagira ngo turiye amatungo. Nge sinari nzi ko azagera igihe akaba amenyo mazima nk'ay'abandi bantu, kuko twabiryaga kenshi, rimwe tukabikamura. Ubwo twaba twahinduye indyo tukakirya kidakamuye, ngo nuko nk'isosi muri make. Ibyo ni ubuzima bwagiye bundya ku kigendanye n'ubuzima bwo kubaho nyuma yo kuvuka. None ikindi kintu kibabaje none ni amapapayi, imbuto z'amapapayi cyangwa ipapayi muri rusange, atari igiti, urubuto rwacyo nirwo mama yarabitekaga mu buryo bwo kwiyaranja ngo tubeho, nabyo akabiteka mu nkono tukabirya. Ubwo waba wahaze nuko ukabihaga n'amazi yabyo. Ibipapayi, aya mapapayi, imbuto z'amapapayi oya, pani z'imbere, igipapayi muri rusange, ipapayi muri rusange, pani igiti cyayo, akabiteka ari bibisi. Bigezeho bishiraho, twagendaga mu mirima y'abandi tubisabamo, bigezeho bishiramo. Niba n'abandi harimo babiriye ntabwo mbizi, twe twarebaga ibyacu. Icyo tuzi neza ni uko tuzi ko ubuzima bwadukomereye, abandi bo ntabwo tubarebaho. Muri icyo gihe bakayiteka mu nkono, barayisenaga, kandi nta bishyimbo ntaki, tukarya nyine. Twamara kubirya, umuntu akumva arahaze, bugacya, n'ejo bugacya. Ubwo twaba twabwiriwe tukabwirirwa twihangana, twaba turi burye tukarya. Ubwo ibiryo twaryaga bikomeye n'ayo mapapayi n'izo mboga mu gihe zabonetse z'ibishogoro, cyangwa se ibitoki bya Kayinja. Navuga ko icyo gitoki nariye mu buzima bwanjye muri iyo myaka yo hasi gifatika, nicyo navuga nariye. Nabwo icyo tunyagara mama akakizana tukakirya, kirimo ibintu bifata ukuntu, ariko ubwo twabirya babaza bari ibitoki, natwe tukaza muri uwo mubare w'abari ibitoki. Ibindi bitoki bigenda bizaho tuzi neza byo bavuga ngo ni Nyamunyu, byaje nyuma y'ubundi buzima. Ubwo rero muri icyo gihe amashuri ngeze muri segonderi mu wa mbere, icyo gihe noneho
urumva imyaka twe tumaze tuvuye Tanzania yari igenda yigira hejuru gato. 2019 nibwo nagiye segonderi. 2009 nibwo nagiye segonderi, niga bingoye umusaza n'umukecuru bapfundikanya barandihirira uko bashoboye, ndize ngeze mu wa 4 segonderi, ishuri ndivamo nigira i Kigali, ariko narivuyemo kubwo kuvunika. Nyuma y'ubwo bumuga nakuze nkunda umupira, kubera ko umupira waturutse Tanzania aho muzungu wadutondeshaga abana babana n'ubumuga, akakora uruziga akajyamo hagati, akajya duterera baro turushanwa. Ngeze no mu gihugu ndushaho kubikunda, nkunda baro. Navuga ko ari nayo ntandaro yo kugira ibirenge byanjye noneho birebe hasi, byongera bisubire muri position y'ibirenge bizima. Umupira nakunze kuwukina, nkunda kuwufana, yewe nakinaga no mu ikipe z'akagari rimwe na rimwe, kenshi nkakina mu imidugudu yo nayikiniye kenshi. Hose navuge ibibuga ntakiniyemo ni bike, na za Rurama hose na za Gituku hose na Mutenderi, ari naho natangiye nkina izamu. Uko ndeshya uko nguko abantu babe bazi ngo nibatera hejuru birajyamo, kandi nari nzi gusimbuka byanya byo, kuko uko ndeshya narasimbukaga ibirenge byanjye bikagarukira ku mutwe waho ndeshya. Ko hejuru nasimbukaga nka metero na 10 na kangahe cyangwa na 20 gutyo. Nari nzi kuguruka cyane. Ngeze mbona atari kariyeri yanjye, nimukira muri defense, nkina muri defense. Ubwo rero ibyo gukunda umupira gutyo si uko nabonaga nzawugira umwuga, ahubwo nuko nagiraga ngo ndusheho kugenda ngororoka kubera ubushake bw'Imana. Mbikunda gutyo, na n'isaha nakomeze ndawukunda, n'ubu tuvugana nakomeze ndawukunda. Ubwo ubuzima bwanjye rero busa nkaho bukakaye, naho ngaho navuga busa nkaho bucumbikishirije, si uko ntakomeje guhura n'ibizazane, ariko wenda uko tugenda tuganira abantu bazagenda babyumva. Ubuzima bwanjye muri make bwa primaire na segonderi nuko nabwize. Gusa muri segonderi nanone nigaga, navuga ko nigaga nk'umustar, ko directeur twari tubiziranyeho, najyaga nishyura amafaranga make, ariko bwari ubuzima nkabeshya mu rugo yuko nkabeshya ku ishuri ko nirihirira kugira ngo mbone ukuntu nsagura nayo kujya muri kantine. Ababyeyi banje babyumve bihangane bambabarire, kubera ko bwari ubuzima numvaga bitewe n'ukuntu nakuze ntabona ibyo kurya. Nariyaranja kujyana nako kacyayi nkanywe, ko sinigeze nk'inzoga inzoga mu buzima, wenda ngo nakundaga kujya kuyinywa. Nkasagura nyo directeur yabaga azi ko nakuze ngeze aho nororo amatungo magufi y'imbata. Directeur yarazi ko ari nge wirihira, nkamubwira ngo nagurishije imbata 2,000, nakuzaniye 1,000 cyangwa sensa, nanjye nisigarisha yandi. Dukura gutyo mu kigo gutyo, directeur amubwo burenganzira bwose, arandeka nkajya nishyuraho sensa. Rimwe na rimwe akaza nshikije nk'ibihumbi 8, ko nge nize externe twishyura muri za 17, abashikije nk'icumi akabirukana ko bituzuye, ariko ngiye ko yarazi ko ndiha sensa za buri munsi cyangwa se 1,000, akandeka nkiga hamwe no kunshyigikira anshyigikiramo. Ubwo nguko bwari gukora kw'Imana kugira ngo ndusheho kurangiza kwiga, kuko njya kubigenza gutyo amafaranga mu bwo wampaye yose nkajya nyatanga, nzi neza yuko ne ukomeze nkifuza nkiba, ariko nirinze kwiba. Mba muri ubwo buzima. Gusa ikindi kintu cyamfashije, nakuze nkunda gusenga, nkunda kuririmba, mba mu makorali. Hari korali nakuriyemo y'urubyiruko yitwa Itabaza muri SRR ku Banyamwuka, ni korali nakuze nkunda nyikuriramo. N'indi groupe yitwa Imbaraga za Yesu, bajya bayita Empower kuko ari Power of Jesus, nayo nyikunda gutyo, nyikuriramo gutyo, y'abasore n'abagabo bakarusha. Najya mbona buryo kibakizwa, nanjye nkarushaho kubakunda, kurushaho kubinoza neza. Ubuzima bwanjye nubwo bwagenze gutyo, ariko nari mfite kariyeri yanjye, numva kariyeri yanjye nshaka kuzaba umuhanzi. Ko hari igihe nahimbaga indirimbo nkigisha korali,
nahimba indirimbo ndende nayigisha korali nkabona ntibayifashe, nkabona ntibayiririmbye, nkavuga ati ibi bintu byazajya bincumuza mbona mpimba indirimbo naziba zikabananira, ubu wazikorera umuziki nkaba ari njye uzajya wiririmbira. Mbikora ntyo, kariyeri yanjye nyikunda ntyo. ubwo n'uwo ngo waje kwinjira mu muziki ariko kubwira uvuye mu ishuri muri segonderi mu wa gatatu uhise ukatira byagenze bite iyo shene yaje kwinjira mu yindi shene? Abantu badukurikiye baze kumenya ngo Jean Pierre turi kumwe n'umuhanzi, ariko inzira ndende yaciyemo avuye muri segonderi byanze kwiga yinjiye muri kanon, muri iyi nzira yindi. Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Navuga ko nabyihoreye cyangwa se nabiciye ku ruhande, ariko nabyo ni byiza kukibazwa no kugisubiza. Maze kurangiza mu wa gatatu segonderi, nagiye mu wa kane. Ngiye mu wa kane nigamo ibihembwe bibiri, nigaga section ya PCM. Abantu bizeho barabyumvishe cyane, navuga ngo ni mate physique ariko harimo na chimie. Ngeze mu gihembwe cya kabiri mpita mbivamo kuko ko navunikiye mu kibuga, mbivamo. Ngarutse mu gihembwe cya kabiri nsanga hacize ibyumweru bibiri, ngarutse nsanga baransize amashuri mba nyahagarikiye aho ngaho mu wa kane segonderi mu gihembwe cya kabiri. Njya i Kigali, mu mafaranga gukorera abakire. Ndakoze i Kigali, ngezaho ntekereza mbona ko byazambana ibintu birebire. Imyaka ibiri inaniye, ndagaruka ndasezera akazi. Cyokora boss wankoreshaga nta kintu yigeze amfasha usiye kumbwira ngo genda amahoro, uzagiye guhirwa nusoza uzazube ko ntabure ibintu byanjye. Ariko abakire bo najyaga nshyira ibintu ko boss yararanguzaga, nibo banshyigikiye, bampa amakaye, bampa amakaramu, bigenda neza. Umuhanzi Amajide Boraka nawe ikiganiro twagiranye ko yajyaga nsanga aho ngaho twakoraga amanywa, boss agataha Kigali Kabuga, hasigara Kigali Kanombe. Amajide Boraka yavuye mu kabyiniro Creative kubahazi ku muhanda w'amabuye hariya ku kigo cya gisirikare, akaza kansuhuza akadogo umeze ute, nkamuvugisha gutyo. Ngeze mu mwaka ngeze icyo gihe ngarutse nsanga PCM barayirangije kuyikuraho kubera barazaga bakayitinya. Ubwo umwaka nari nkukubise ndi i Kigali, ariko muri ubwo buzima bw'i Kigali nabwo bwarangoye kuko kungora kwanjye ni uko nabaga muri ghetto imeze n'ubuzima bwoye. Ghetto yari toilette yatanye na douche, nkaba muri ya douche, ubwo toilette iri hirya yaho, ubwo biratanye muri make ni nkaho nabaga muri douche na toilette. Ariko ubwo buzima nabubayemo kubera ko nashakaga kuzabona ibihamya by'ejo hazaza, mbubayemo. Ngarutse ku ishuri rero nibwo naje mbona nazicuza imyaka ibiri, ndaza mpita njya muri section ya lettere, indimi n'ubuvanganzo. Ubwo ni Icyongereza, Kinyarwanda n'Igifaransa. Kuko nigaga segonderi mu wa gatatu turonkome mbigerageza. Igifaransa nicyo batinyaga ko nakigeragezaga nubwo ari ururimi rukomeye, ariko nabigeragezaga. Ngeze no muri segonderi mbyize, ni nabyo narangijemo. Ndize maze kurangiza kwiga, ndangiza 2016. Muri 2016 narangije kwiga. Urumva nahise nicara umwaka umwe gutegereza diplome yanjye. 2017 nibwo yasohotse. Imaze gusohoka nabwo mfata inzira. Imaze gusohoka bayimpaye, mbona ntago bizoroha. Mpita njya, ubuzima bukomeza buranyirukansa, mpita njya i Muhanga mbayo kwa ko nakundaga football. Ndashimira mubyara wanjye bita Bamporiki Amuri, we n'umudamu we nabaga ari mubyara wanjye umupolisi. Nkajya mbayo akambwira ngo icyo uzakora wowe uzajye ujya ku kibuga nta kibazo. Stade y'Imuhanga nkayikoraho imyitozo, nayikoreye imyitozo nka kabiri, ubundi bwo nagendaga bisanzwe nkareba match nkitahira. Amubwo burenganzira. Ndiyo ari inshuti yanjye bita Fulgence, turirimbana muri iyo groupe y'abasore ndetse n'iyo korali y'urubyiruko. Ubu nawe arubatse n'umugabo, yakoraga inasho mu kigo cya gisirikare
hari aho bitoreza abasirikare, nahamaga mubwira wazanshakiye akazi aho ngaho niyo kaba kabashumba ko naza nkakora ko bambwiye ko n'inka zibamo, nibwo yanshugurikiye akazi mushimira cyane. Ngenda mu kigo cya gisirikare mbayemo, ndi umutetsi. Icyakora ngezeyo akabunga karananiye kugateka kuko muvero zaransumbaga cyane, zikansumba nkateka umuceri nkateka isosi n'inyama weekend, ariko akabunga karananiye bakakanyigisha bikanga, kubera si ukutagira imbaraga zo kugateka, ahubwo mu muvero twasaga nko tureshya, kandi kuzitekera murabizi nawe ntago biba byoroshye, ntago biba byoroshye. nari narabaye muremure ubwo bajya bavuga ngo turi barebare batuninjura, ariko byose ni igeno rya Nyagasani, ntawe uhitamo havukira. Ibyo rero nabyo biba gutyo. Bampaye ikibari cyo kujya gusura, nibwo naje ngeze ikabare, ntaragera ikabare nibwo nahuye n'umukobwa umwe, duhuye turaganira, ampa nimero ndataha. Ubwo ni bwa buzima waba bugira ngo umuntu abone uko avuga. Ngeze imbere, ngeze mu rugo ndamuhamagara, muhamagaye ubwo gusubira inasho biba birarangiye. Rega tubaye uko nguko bisanzwe, ndongera nsubira i Kigali tuvugana bisanzwe, nta rukundo rundi rurimo. Nsubiye i Kigali, ngarutse nje kumusura, nibwo byabaye ngombwa ko nkomerezamo n'isakara iwacu. Nsubiye ku ivuko tumanukanye, nararimbiye abantu benshi pe, narambariye abantu benshi imyenda, numva nanjye bazanyambarira. Ariko urumva ibintu by'abasore, nahise navuga ko nivumbuye ku Mana, ngira mba mushatse gipagani, bumva ngo Jean Pierre yashatse umudamu. Tubaye muri ubwo buzima. Noneho nibwo rero nahise mbona ishuri rya kabiri rikurikira, ubwo ni irya gatatu ry'urugo, nkabura icyo mugaburira mu rugo. Bakajya bambwira rero, aho kugira ngo umugore wazicwa n'inzara nawe, mwese muri abana banjye, ko ababyeyi banjye ndabakunda, bakomeje kubana nanjye, bavuga ngo mujye muza murye hano, mutahe mujya kuryama aho mwakodesheje. Nkagenda natekereza buryo ki ndi bujye kurya mu rugo, nariswe umugabo ndi buryo mu rugo rw'undi mugabo. Papa ubwo yari umugabo mu rugo rwe, nayo ndi umugabo mu rugo rwanjye. Ubwo buhanga nayo nihaye, nayo ntagiye kubuzira. Nkumva ni ikintu gisebetse, ariko kubera ko ntafite iyo nkura kujyana nibe cyangwa nsabirize, nkajyayo nkaryayo n'umudamu wanjye. Saa 3 saa 4 twamo turabubura dutaha aho twari dukodesheje. Tubaye gutyo mu mwaka umwe. Mu mwaka wa kabiri ugeze ko twari twashakanye mu kwa gatandatu kuri 11, mu kwa 9 kuri 11 2018, mu kwa 9 kuri 15 2020 nibwo yahise aca haragenda. Ubwo yasanze umugabo bakundanaga, wenda mu bwenge ntago mbizi, ariko nanone bwari ubuhamya bw'ubuzima, ntabyo nzi. Ariko nanone ntago mbitindaho, ntago mucira urubanza cyangwa kuba yaruncira. Ubwo kwari ukugira ngo azagire byinshi ageraho, nanjye ngire byinshi ngeraho. Kuko igihe Imana igira inzira nyinshi, yagiye wasanga byari ukugira ngo azagire, yarabonye atari bugire ku byiza wenda turi kumwe, cyangwa ngo mbigereho turi kumwe, ikamuha umutware umukwiye, nanjye kugira izampe umufasha unkwiriye. Ubwo ni imyaka 2, nabara imyaka 2, ariko yagiye afite umwana wanjye w'umwaka n'amezi 7, agendana nawe. Bo ntabwo ari njye wamuhaye uburenganzira bwo kugenda, kuko nanjye maze kubona ko naguye mu cyaha, narushijeho kumukunda, kubera ko naravuze ngo nubwo byabaye kubera ko Imana ibizi, nubwo bitayinejeje, ariko ndabyakira. Maze kubyakira, njye nabyutse kare njya guhinga mu murima narakodesheje ndi kurimira ibigori. Ubwo nawe abyuka
ambwira ko arwaye, navuga ati kuba ko urwaye utirirwa rwose ujya guhinga, ubyihorere, njyewe ibindi byo ndabyikurikiranira, ngiye guhinga ninza ubwo ndareba niba ukuntu wiriwe mbe nagushakira imiti cyangwa se njye gushakisha n'ubundi buzima. Birangira nje nsanga yagiye. Muri make ntabwo nari namubwiye ngo ugende cyangwa se twabiganira, kuko ntabwo nari bwemera ko agenda, kuko nanjye nari nzi neza yuko namaze kumwakira nk'umufasha wanjye uzajya umfasha. Ubwo agenda muri ubwo buryo, narababaye cyane ko umuntu wamaze kwakira ntiwabura kubabara. Narababaye, ariko nubwo nababaye, ubwo hari icyo Imana yashakaga kurema. Njye ntabwo njya mbitindaho, njya mvuga ijambo rivuga ngo hari impamvu. Iyo hari impamvu rero, n'icyo gihe nasubije amaso inyuma ndavuga ati wasanga hari impamvu. Ndumva ari uko nguko. Ntabwo mbizi, abantu burya abantu ntago ari ino shusho muba mureba, ishusho ntago yitwa umuntu, burya umuntu ni ikirimo mo ndani mu muntu. Ntabwo nzi ngo yatekerezaga iki, sinzi ngo icyamujyanye n'iki, ariko njyewe kimwe cyo nshingiraho ni uko mvuga ko ariko Imana yabigennye. Ntacyo mushinja wenda ngo yagiye hari icyo yabonye cyangwa se nanjye ngabe yanshinja. Ntabwo, muri make ndahamya neza yuko nta kibazo kibirimo, ahubwo ni igeno rya Nyagasani bitewe n'uko yabiteguye nk'Imana. Tugaruke gato cyane wenda mu kureta kuva kuri uwo mugore kugeza iyo etape yaho hantu kurangira kugira ngo uvuge ngo ngiye kwinjira muri ibi bintu bya muzika, ngiye kuzana n'umugore, ariko mbere utarajya kuri iyo ngingo kubaza biragoye kugusubiza ngo byagenda bitya, kuko Imana niyo ibizi. Byose bibaho kubera ariko ntabwo waguteze warabyutse usanga yagiye, uvuye mu murimo usanga yagiye, yapakiye ibintu byose, ako kantu wari ugacika. Ntabwo nabyutse ngo nsange yagiye, ahubwo narabyutse saa 11, uko njye nahingaga kuva saa 11 kugeza za mu gitondo kugeza nka saa 8. Ahubwo nabyutse njya guhinga mbwira ko arwaye umutwe, navuga ati ubwo urwaye umutwe byihorere, numara kubyihorera njye guhinga ninza kuza turabona gukurikirana iby'ubuzima, ariko ube wiryamiye. Ubwo rero amasaha yagendeye ntago nyaza, ariko abo twagiye tuganira gake baza bambwira ngo ihangane, nibo bambwiye ko yagiye mu masaha ya saa 4, ayo masaha ya saa 4. Muri make rero nta bindi birenze navuga ngo nta nibyo twaganiyeho, nta nibyo narinzi, nta nibyo natekerezaga. Umugabo wamutwaye yari inshuti yawe? Oya, ntabwo ari inshuti yanjye, ahubwo iyo ukweza amakuru usanga we bari basanzwe baziranye kuva kera kose mbere yuko dukundana. Ariko ntabwo ibyo byose ntabwo nshingira ngo nuko bari baziranye cyangwa se ngo tuziranye, ahubwo kimwe cyo ngarukaho nuko byose bibaho kubera impamvu. Icyo nicyo ntindaho. Nabayeho mvuga ko ntazongera kuzana umudamu, ariko kubera ko nari naradepoje, urumva nababwiye ko nari mfite diplome, naradepoje ikizamini, nakoze ibizamini 2, kimwe nkikorera Kirehe, ikindi nkikorera Ngoma. Icya Kirehe cyo nagikoze tukiri kumwe n'uwo wa mbere, ndakoze nje ndamubwira ko byagenze, yanagiye resultat zitaraza ngamenye niba akazi kabonetse cyangwa katabonetse. Ngoma rero nabwo nuko byagenze, naho ndakora bisanzwe. Ubwo rero nyuma najyaga nicara nkarira ntekereza umwana wanjye yajyanye, uwe nagezeho ndavuga ngo ubwo hari impamvu, ariko umwana wanjye nkamutekerezaho. Rero nibwo nagiye gutya mu ijoro saa 9 numva ya resultat ya leta barampamagaye, barambwiye ngo twaguhaye akazi k'ubwarimu ko kwigisha. Ndabaza hehe, ngo ujye ku mbuga nkoranyambaga urabibona ko niba ufite smartphone. Nari mfite, urumva ubuzima bwe bukiri danger, mfite gatushi. Mpita mpamagara umuhungu w'inshuti yanjye uwo twiganaga, arandebera abona akazi kabonetse, arabimbwira.
mpita mbyutsa ababyeyi banjye turara yewe twicaye tuganira tuvuga ati narabikubwiye ko murumuna wanjye we yari amaze umwe twajya gusabana kumwe yari amaze kubona akazi yari yamaze kubona akazi muri Kirehe we yagiye ari njye usigaye nka mukuru we nabitekereza nkumva biragoye cyokora papa akajya duhumuriza n'umugabo nkunda cyane akatubwira ngo izina rya Mbonimpa muzi icyo rivuga njye nabonye Imana impa namwe rero mutegereze mwabona njye ndabizi neza ko uzabona akazi kandi ko nawe utegereje kuba wabona resulta nziza akampumuriza atyo akazi rero nkabonye nageze mu kazi nafashe umwanzuro wo kutazongera gushaka ariko ngeze mu kazi mbitekerezaho ndavuga ati ubukene buragiye byanga byakunda ubwo ngiye kujya mpembwa ku kwezi ubwo bugiye kandi nkaba mbona bakampaye mu mujyi Kibungo ntabwo nabaho nitekera ntabwo byanyorohera aho kwiga kaminuza murumuna wanjye ko ashaka kwiga kaminuza njye ndavuga ngo kambanze nshake umudamu uzajya umfasha kuntunganyiriza icyo kurya kubera nabonaga ari ubuzima butanyoroheye bwo naciyemo navuga ngo kujya mbwimare nyuma y'iki gikomere cy'uko uwo nari narazanye igipagani yagiye reka nshake uzajya umfasha mu rugendo rwose rw'ubuzima nuko nabitekereje mpita ntangira nyine gushakisha abasore byo barabizi cyane gushakisha mbamuguyeho numvaga nifuza gusa nari narabwiye Imana ngo nubona nzabona undi wo kuntera agahinda cyangwa se uzangumiza mu buzima bubi akantera kunyangisha inshuti zanjye ndi sociable ngiye nganira n'uwo ari we wese uwo nguwo Mana uzamwihorere uko nayisabye rero uzamo umuntu w'umurokore uzajya umfasha mu rugendo nibwo nahise mubona maze kumubona ndamubwira icyifuzo cyanjye biragorana nyine nawe murabize muri bakuru biragorana ariko finaroma birangira bibaye birakunda da ubwo ibintu by'ubuhanzi nanone ngarutse inyuma amafaranga amaze kubonekamo navuga make natekereje kuzashaka umudamu nanone ufite icyo akora kugira ngo ndusheho kunoza imiririmbire yanjye ko nahimbiraga korali ntibikunde neza rimwe bakaziririmba indi ntibikunde mbona ari njye ukwiye kuzikorera umuntu umwe ni wangira inama ati indirimbo zawe rero niba zidakunzwe zitaririmbwa cyane utagira ngo hari indi mpamvu zibananira kubera ko Imana hari icyo ishaka gukora kuri wowe ngo ari wowe igukoresha wenyine umenye ngo nahimbye byinshi nahimbye birebire cyangwa se bigufi mbega nanjye mbonye amafaranga akazi uko ke kamaze kuboneka nibwo natekereje kuwongera kunoza studio kuyijyamo nanjye ko numvaga nzahimba niyo yaba indirimbo imwe ikajya kuri radio runaka nkajya nyumva nkabwira abana banjye ngo dore indirimbo yanjye nahimbye nuko umuziki nawo nagezeho ndawukunda ariko nawukunze kwa ko mudamu ubukwe bwabaye akahita nshyigikira nkasanga nawe ni umurokore nkasanga ni umuririmbyi nkasanga ibintu byo gusenga bikunda cyane wenda ubuhamya bwe nawe ntiyabura kuzabuvuga cyangwa se wenda arabukubwira kuko nawe turi kumwe ndabizi neza ibyo byahise binyorohera ubuhanzi nabwo mbwinjiramo ntyo ntangira gutyo inzira yanjye y'umuziki nyuma y'ibyo byose byabaye nyuma y'ubwo bukwe tubwiza ukuri ubundi uyu wamukuye he wamubonye ute byagenze bite kugira yarakunanije urahakwepye ahantu yakunanije ate urabona muri kumwe nabonye aseka cyane mu bintu byose wajya uvuga yagiye aseka cyane ariko mbwiza ukuri kugira ngo umukomve kabe tayari byagenze bite icyo cyo kiragoye ariko ni ibisanzwe mu muco wa kinyarwanda cyangwa se w'abantu ntabwo umukobwa umubwira ngo ndashaka ko tuzabana gahita avuga ngo ni karibu ntago bibaho kundusha amagambo ntago ntayo yari afite nibura ngo yandushe ariko nanone nubwo atayandushije ariko yarandushije jyewe ubwanjye kundushya nuko buriya byanga byakunda umwana ugeze mu myaka y'ubukure yo kuba yashaka byanga byakunda ntiyabura umuntu baba bakundana kumukwepa rero urumva biragorana
ntabyo nzi ntiyabimbwiraga ariko narabikekaga. Ubwo urumva kumukwepa biba bitoroshye noneho guhita usanga umuntu utazi. Impamvu namukuye mu majyaruguru, urumva ntago twari tuziranye. Oya, twamenyaniye mu kazi uko Imana yagomoroye imigisha, nagezemo nsanga imigisha yose yayigomoroye. Yanshakiye akazi, ubwinshakira n'umukunzi, tugendera nawe dutyo nyine nawe mukunda gutyo, duhurira mu kazi, kubw'amahirwe birakunda. Bya bindi yananizagamo birangira Imana ibinyujije mu nzira yayo birakunda. Yarananije, ubwo urumva se gupfa kumugeraho urumva byoroshye, yarananije. Akaze cyane Jean Pierre, turi kumwe na madamu we, ndagira ngo agaruke gato cyane. Avuze byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwe, uko yagiye ahura n'ubuzima bw'imibereho n'iki, naho yageze akageraho agatsikira akagwa mu mwobo kugira ngo azavemo n'ikizamini. Ubwo mwobo ndi kuvuga wumvishije, ndashaka utubwize ukuri. Ubundi wowe uri muntu ki, kugira ngo n'abantu badukurikiye bumvishe Jean Pierre, ariko twumve na madamu we waje kumenya utuye umugabo. Wenda ubuzima bwawe turaza kubugarukaho ku buryo bwarambuye. Jean Pierre, mwakubitaniye ku ishuri gusa, wari usanzwe umuzi se, kugira ngo uze kwemera uvuga utereka nemere kubana nawe? Nacyo ni ikizamini kindi wakiriye, kuko wumvishemo ibintu bikakaye byinshi yahuye nabyo, kandi hano hanze ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu apfe kwemerera kubana n'umugabo wari ufite undi mugore, noneho dopulisi ukiri umukobwa. Biragoye kubivuga, ariko mu by'ukuri nk'uko yabivuze, twahuriye mu kazi. Njyewe nabonye akazi ku buryo butangoye, bitewe n'uko nibwo nari nyirangiza kwiga. Narangije kwiga 2019, 2020 covid ihitiza, diplome yanjye isohoka muri covid, hazaho ibyo kudepoza. Ndadepoza mu bwarimu, ariko mu by'ukuri nta nubwo nari mbukunze, ntabwo nabishakaga, ariko bitewe no kuvuga ngo dupfe kudepoza, ubwo ntibikunda nibyo. Ariko nta makuru ahagije nari mfite yo kudepoza ku bwarimu, ahubwo nyine najya mu kindi kizamini nadepojemo. Maze gukora ikizamini tunyura ahantu bari kudepoza, tupfa kudepoza nyine n'abandi bana. Ariko nyuma yaho nyine akazi kaza kuboneka katanagoranye, birangora no kuza mu kazi guturuka mu majyaruguru ukaza Ngoma nta n'umuntu uziyo, nabyo ukabona n'ubuzima bugoye. Ariko nyine hamwe n'abavandimwe tuvukana n'inshuti, korari naririmbagamo baranshigikira baramfasha, nza mu kazi. Rero duhurira mu kazi. Umunsi wa mbere ntago mbyibuka neza, ariko we yabinyibukije mpita numva ari byo. Namubonye rimwe ku ishuri dutashye ansaba nimero, ariko ntago nabyibutse nyuma. Ndayimuha, arambwira ngo arampamagara. Ahantu nari ndi kuba ngera mu rugo, mbona nta muntu mpamagaye. Bukeye arongera arayinsaba ku mugoroba nanone, gusa ko naguhaye nimero kutampamagaye. Arambwira ati nibagiwe, ntiyambwiye ngo yibagiwe, arambwira ngo sinzi uko byagenze arayisiba. Ndongera ndayimuha, nyuma aho nyine tujya tuvugana, nyuma yo havamo igisubizo cyiza. Nubwo nyine byari bigoye, ariko byari bigoye. N'ibiki yabanje kukwibwira neza cyangwa gukwebya? Ntabwo wahita wibwira umuntu atari yaguha n'umwanya, biragoye. Ariko nyine yambwiye bike bishoboka, ariko nabyo ntabwo nabyumvaga. Ndashaka utubere imfura. Urumva muraziranye n'umugabo wawe, murabana, kandi uciye ku buhamya yavuze haruguru gato, harimo ubuhamya bukomeye cyane bushobora gutuma kugira ngo umuntu azemere ikintu ari ikintu kigoye. Ntabwo mwari mwicaye ngo munaganire birambuye, byagenze bite nyine kugira ngo ni biki yakubwiye ukumva ntibifatika, kagenda bikugora, bikaza kurangira n'ubundi bigiye mu murongo neza? Njyewe
mu byo twaganiriye ntago harimo ikintu cyagomba gutuma byibura ntamwemerera ko tunabana, ariko umuntu urangije noneho umuntu ufite imyaka hejuru ya 21 nari ufite undi muntu dukundana, cyari ikintu rero kimwe cyatumaga ntashobora no kumwemerera ko dukundana bitewe n'intego narihaye. Ni nacyo cyonyine twapfaga, ntabwo yari mubi n'ubu ntabwo ari mubi, ariko twapfaga icyo kintu ngo ati rwose pe ntabwo bishoboka, kandi nawe urabizi ntabwo twamarana mu kazi icyumweru unkunda utaramenya ko ari umuntu dukundana. Ariko nyine umuhungu ufite ikintu ashaka akomeza agahatiriza. Ntabwo namukoyebye, naramusezeye. Byarangoye kubyumva bitewe kugira ngo uzemere gusezera bitewe n'igihe uwo muntu twari tumaranye numvaga bidashoboka kumusezera, ariko isaha y'Imana yigeze ubundi icyo yagambiriye gukora uko byagenda kose iragikora. Wakigira nabi uko wakigira kose birangira kibaye. Njyewe ku ruhande rumwe n'Imana yavuze, ariko ku rundi ruhande nanjye hari ibimenyetso niboneye. Ubwo rero ibyo bimenyetso hamwe no gusenga bituma mfata umwanzuro, ariko nyine mu buryo bugoye cyane. Nubwo avuze ngo naramugoye ariko ntabwo yabeshye. Byari mu buryo bugoye cyane, uko urumva umuntu afite ikintu ashaka ariko nanjye mu by'ukuri ntabwo nkishaka. Kandi ku rundi ruhande bitewe n'uko twahuraga kenshi nareba umubabaro we wumva nanjye arambabaje pe. Arije nabonaga mbabaje pe, mwumva nanamugarukira bitewe n'urukundo yanyerekaga n'uburyo yankundagamo. Hari igihe numvaga mugiriye impuhwe mwumva namukunda, ariko nanone ambwira ati wapi ntabwo bishoboka. Ngo nanone ni ukubera igihe nari maranye n'umuhungu twakundanaga, twari tumaranye igihe dufitanye n'amateka, ibyiza n'ibibi twarabinyuranyemo pe, dufite na gahunda yo gukora ubukwe vuba cyane. Ngumva rero nabyo birangoye. umuhungu mwakundanaga wamubwiye iki wafashe umwanzuro? Afashe umwanzuro nyuma yo kubona ibimenyetso, kuko mfite ibimenyetso birenze kimwe, hamwe no gusenga. Nje ari ikimenyetso kimwe cy'ingenzi nabonye nasenze. Nyuma yo gusenga nyine turi gusaba Imana ikimenyetso, birangije rero ndwara ijisho. Kurwara ijisho ariko ntabwo ari ibintu byari bikaze, nahuye ibishyimbo turi mu rugo, turi mu gifungo, maze guhura ibishyimbo, igishyimbo gitaruka ku ijisho rirabyimba. Numvaga ari ibintu bidakaze cyane, ariko yego birakomeza gukara. Njya kwa muganga bampa imiti, ariko nyine ijisho rirakomeza riranga. Tuza gusengera kuri telefone hamwe n'uyu mutware, ariko nyine tutarajya mu rukundo neza. Turasenga n'abandi bantu dufatanya gusenga, birarangira. Hanyuma rero Imana iza guhishura ko ari ikimenyetso cy'uko uyu ngo yashobora kuba ari umutware wanjye. Kandi ntekereza abantu babimbwiye ntabwo bari bazi ibyacu, ntabwo twari tuziranye cyane ku buzima busanzwe. Icyo kiba ikimenyetso. Hanyuma rero n'ikindi kimenyetso shingiraho nyuma yo gusezera uwo muhungu, ibyo nabonye nabyo ni ikindi kimenyetso ko yego
wumvaga yarakuvuyemo byararangiye ntago yari yamvuyemo ariko bitewe ubwo n'umwanzi wanjye nahise mfata namuhamagaye kuri telefone ndavuga ati rero ntekereza nta kibi nagukoreye ariko urukundo rwanjye nawe ndumva rwahagarara ugakomeza inzira zawe nanjye nkajya gushaka ubuzima bwanjye nyine biramubabaza nawe urabyumva ntabwo yabura kubabara nta n'ikintu yansubije yahise akupa sinongera kuvugana nawe ntekereza uwo munsi ntarongera no kumuvugisha oya nta muntu wangira inama yo kumuhamagara njye wabyitekerereje nyine mu buryo bwo kugira ngo ntakomeza gusa nk'umutesheje umutwe kandi ntakiri muri gahunda yo kubana nawe naramuhamagaye mubwiza ukuri yego uyu se ntabwo nzi ukuntu yabyakiriye ariko natubwire biragoye ariko bamaze kubimbwira najyaga mbicunga yajya no asohoka muri sare ajya kwitaba umuntu nkahita nkeka ko byanga byakunda ari we nkumva birambangamiye ariko kwa ko yataranyemerera nagira uwo nkiyakira ariko bitewe n'urukundo nari narabonye cyangwa se n'ukuntu ibimenyetso byagendaga bigaragara ko azaba uwanjye bo nkagera nkatuza ariko akimara kubimbwira neza ku mugaragaro ngo umusheri wanjye ndamufite yambwiye ijambo rikomeye ambwira ngo kuva mbayeho sinigiye ntunga abasore babiri dukundana tuvugana iby'ubukwe ni umusore umwe uwo nawe rero ntabwo we nagushyira si ukuri mubi cyangwa se ngo ube utambera umugabo papa w'abana banjye ariko ntabwo ibintu byo gutendeka abasore babiri mbikunda nta n'ibyo nzigera ubwo rero arambwira ngo abantu basenga rero ni abana beza mbashishikariza ngo bakomeze basenge yambwiye ijambo rivuga ngo komeza usenge niba ndi uwawe imana izabikora niba ntari uwawe nabwo ubwo izagena uko nguko ariko wowe senga wisengera niba ndi uwawe nzaba uwawe nuko byagenze ambwiye iryo jambo ubwo byandi nari nakiriye mu buryo bukakaye neze numva hajemo akantu kakambwiye ngo komeza usenge nanjye gusenga nuko ndatitiriza hazamo inyoroshyo ngayo nguko ubwo amaze ubwo bivuze ngo wowe wabonaga uko azagutwara yabimbwiraga nk'umuntu ubizi ntabwo nzi ikintu yari yishingikirije wenda ariko wakekaga se ko inahaba uburyo ashobora gushyikira oya ntabwo nabikekaga ariko nyine navuye mu rugo bavuga ko ikibunga ubundi mbese ntabwo nafashe umwanya wo kubiganiraho cyane wenda ariko kera nkiri umwana numvaga babivuga ko ikibungo baruga habayo n'ubutaro bagendera ku butaro mbese ariko inzamukazi ntabwo nari nzi ko njya mu murenge wa Kibungo njyewe numvise muri Ngoma ariko ntabwo nari nzi agace mu minsi ya mbere ntabwo yabimbwiye tutarakundana ansaba urukundo ntabyo yigeze ambwira ariko twagiye gusezerana mbizi yari yarabimbwiye oya ntabwo ari mo hagati njye yabimbwiye ntaramukunda wenda niba ko ari kugira ngo hari mbimenye ntabwo mbizi ariko yambwije ukuri yambwije ukuri ntarakundana nawe ariko byumvise noneho rero n'akakandi kari karimo kavamo
ntabwo namubeshya kandi nawe arabizi narabimubwiye ariko numvaga noneho nahise mbusa umugabo washatse n'umugore noneho njye nibazaga umugabo washatse umugore bagatandukana nkibaza ku bana nayo se njyewe se ntidutandukana nyine ntabwo nari nzi ukuri kwatumye umugore wagenda kandi n'ibyo yambwiraga ntabwo numvaga ko ari ukuri numvaga ari ukwirengera numva ari kumbeshya ariko nyuma yaho nyine Imana iza kubigenza neza ariko nta nubwo yabeshyaga ko igihe tumaranye aba yari wari uri mu makosa nakabaye narayabonye ntekereza ubwo wenda hari ukundi ukuntu byagenze cyangwa hari impamvu yagiye ariko narabimubwiye hari n'igihe njya mfata umwanya wo gushimira umuntu we wa mbere turi n'inshuti cyane pe turi inshuti ku buryo bugaragara abwira ati warakoze shaka kwigende yego turaganira cyane aranansura cyane turaganira kandi nawe ubona nyine ntacyo bimutwaye ubundi kuva wabana na Jean Pierre ni umugabo wawe ni umuhanzi ni umuvugabutumwa ahantu hatandukanye mu buzima busanzwe niki kikunezeza kuba mubana nuko tubana hanyuma nganezezwa cyane n'uburyo tubanamo byaba ari byiza cyangwa se bibi mu buzima bwari bwo bwose ntago ajya ntererana cyangwa se ngo mutererane kandi kubera yuko njye nyiri mutoya numvaga ko byagenda kose nzashaka umuntu w'umurokore nari narabyishyizemo nkumva ntashakira mu bakatolike n'abantu b'abadive ntabwo nabumvaga ngize amahirwe rero nsanga nawe akunda gusenga aranabindusha mbangiza ayo mahirwe rero kumbwira ngo ashaka kujya mu buhanzi noneho bw'umurimo w'Imana ntabwo nari bumusubiza inyuma pe kandi aribyo nifuzaga nanjye ubwo rero ndamushyigikira uko nshoboye kandi nawe akora ibyo ashoboye byose kugira ngo akomeze umurimo we yatangiye rero mba nishimye cyane nabuze n'ukuntu mbivuga ko wambana n'umugabo noneho ukijijwe byanyabyo umusitari ndanezererwa cyane ndashaka umbwire nk'iyo umwumva nko kuri radio uba wumva umeze ute ariko uvugira kuri radio kumubona kuri YouTube nkuko nawe ukibonaho njya mbabona mwese murimo muryoshye ni ibintu bidasanzwe kubera ko bitabonwa n'abantu bose cyane ko hari n'abantu baba bishaka ntibabibone usibye ko wenda n'ibicanege bitabura ariko njye biranezeza cyane biraneza cyane iyo mubonye yambwiye ati ndagiye kuri radio cyangwa se ngiye kuririmba ahantu runaka nsigara mfite umunezero udasanzwe ko hari igihe ntekereza abandi bagabo bava mu rugo bagiye noneho bagiye mu kabari se cyangwa se bagiye no mu bindi bibi bakagenda batanavuze noneho kumbwira ati ndagiye noneho ngiye ahangaha ni mu murimo w'Imana bineza neza rwose ku mutima mba numva nishimye cyane kandi ndamushimira courage komereza aho turamushyigikiye ubundi nyuma y'uko mwemeranijwe mwakoze mariage mwahise mujya ku murenge mwahise musezerana kwa pasitoro byagenze bite nyuma yo gukundana ku buryo bugaragara twabanje kujya mu murenge turasezerana mu murenge birangiye nyuma yaho nibwo twaje gutegura gahunda ya mariage
tubwiza ukuri inzozi zawe wowe wumvaga zimeze zite kuri wowe mu bukwe busoje na nyuma yabwo? njyewe mbere y'ubukwe ntabwo nabonaga ari ibintu bikaze, numvaga ari ibintu bisanzwe bidakaze cyane cyane ko ari no muri kovide. Ntabwo ubukwe bwo muri kovide bwari ubukwe bushyushye cyane cyane, bwari ubukwe busa nkaho buciriritse. Noneho bitewe n'uko no mu rugo hari kure kandi nari ndi mu kazi n'aha, nabyo biba nkaho byoroheje imbaraga nyinshi zo gutegura ubukwe. Ariko ku ruhande wenda rwo kubifata ku mutima nabwo nabonaga atari ibintu bikaze, ariko nanone nkatekereza numvaga ikigero ndimo atari n'icyo kubaka, numvaga nkiri muto. Nari mfite imyaka 21. Ubwo rero nyuma y'ubukwe, mu gihe cy'ubukwe ntabwo byari bikaze cyane, ariko uko byari biraho. Ariko nyuma y'ubukwe hari stress zo mu bukwe ntabwo ziba zoroshye, ariko dufite abantu batubaye hafi n'ababyeyi bacu, turabashimira ko batubaye hafi cyane, baranadufasha. N'abavandimwe baradufashije cyane. Ibyo rero niyo ufite umuntu kwitayeho, burya stress z'ubukwe ntabwo ziba nyinshi cyane, kuko nyine uba umeze nkaho n'ubundi utari wenyine. Ariko nyuma y'ubukwe n'ubundi ntabwo byari bikaze, si ibyo ko nyine kwiyumvisha ko wabaye umuntu mukuru wabaye umuntu mukuru, ibitekerezo by'abantu batoya nyine ubishyira ku ruhande, utangira gutekerereza urugo. Jean-Pierre, ngira ngo urumva ko umugore wawe ari fiyeri, reka mvuge iryo jambo nibwo biribuze kuryoha neza cyane, ari fiyeri y'ibintu byose muri rusange. Ndagira ngo utubwize ukuri kugira ngo akwemerere munakore n'ubukwe buzamuke mumugejeje uyu munsi, n'uburyo mubanyemo n'akazi mukora ka buri munsi, nivuga butumwa ujyamo buri munsi. Ndashaka tubihuze, utubwize ukuri uburyo ibi bintu bihuza mukanabikorana kandi bikabyara umusaruro n'icyerekezo. Urakoze cyane. Madamu wanjye ndamushimiye, abivuze neza cyane, tubanye neza. Navuga ngo 100%, ko mvuze 90 na kangahe naba mbeshye, kubera ko impamvu ari 100% mu mibereho ya buri munsi tubanye neza, mu ivugabutumwa tubanye neza, mu kunshyigikira impande zose ku byo nkora byose tubanye neza. Nababwiye ko nkunda football, ajya mpa umwanya akambwira ngo uribuka ko uyu munsi muri gukora imyitozo, nanjye nkababwira ngo ndabyibuka. Ubwo akampereza godiyo nkazamuka gukora umwitozo. Ivugabutumwa iyo ndi bujye kuririmba ahantu indirimbo, ndi bujye kuziririmba bantumyeho cyangwa se nashatse kuba nabasura njyewe, arambwira ngo ugende amahoro. Najya gutsimbura akambwira ngo ugende amahoro, umuhanda mwiza. Nta nubwo abimbwirira aho ngaho, aranamperekeza akangeza ku muhanda, n'abandi bwurira imodoka nkayurira ari aho ngaho, akampepera ambwira ngo ugende amahoro. Yaba ari n'amaguru ndi wite ntegera nk'imbere, nabwo akansezera, mbona atabishaka ashaka ko twakigumanira gutyo. Gusa yari hafi tujya tujyana, yari hafi, ntago napfa kuririmba adahari. Iyo ari kure nibwo ngenda jyenyine. Ariko ibyo byose kuntambwira ngo ugende amahoro, ibyo biranezeza. No mu buzima bwacu bwa buri munsi ajya nshyigikira. Ubuzima mvuga mu kazi dukora ka buri munsi, nababwiye ko ndi umurezi, nawe akaba ari umurezi, turerera ku kigo kimwe. Ibyo nabyo ndabishima, nkashimira Imana yabikoze, nkashimira na leta yabihuje neza tugakorera hamwe. Leta yacu ni leta nziza cyane, leta y'u Rwanda. Ubwo rero intumbero tuba dufite tuzayigendanamo, kuko niba ama motivation zo kunyemerera kujya muri studio, akama motivation kugenda mu ivugabutumwa kuririmba, akama motivation zo kumpa ikiganiro kirambuye tukaganira duseka twishimye, urumva mara umubabaro. Imbere yacu rero ni heza, ni heza. Icyo nicyo mbona nanamushimira, nshimira n'Imana yabikoze. Ikibazo namubaza, wenda namubaza byinshi, ariko ikibazo namubaza iyo yumva nagiye
cyangwa se kaba ariyo mbaza nabivuze ngiyo yumva kandi turi kumwe nk'iyo wumva nagiye bantumyeho abapasiteri cyangwa se ngewe ubwanjye natekereje nkavuga ngo mu buryo bwo gukereye urukundo kanjye gusura rino torero, iyo ngiye ntarashyikayo ko ngenda umpamagara ugezeho ugezeye, uba utekereza ko ndi bugire impanuka, uba utekereza ko bambwiye ngo ngende amahoro, uba utekereza ko hari ibindi wenda nayobeyemo nkaba nakererewe, uba utekereza iki? Icyo ni ikibazo nakubaziza. ikibazo cyawe koko kuguhamagara kubaza ahantu ugeze ntabwo ari uko mba ntekereza ko watinze mu nzira cyangwa se ngo ntekereze ibindi bibi, ahubwo bitewe n'urukundo ngukunda. Uko bisa kose umuntu ukunda ntabwo wakumva ko yagaheze mu nzira, kandi nanone kubera ko kenshi uba ugiye ku murimo w'Imana hari igihe ntekereza ko wenda wakererewe cyangwa se wagerayo ntibakwakire neza. Urabizi ko mba nkubaza se byagenze bite, waririmbye, bakwakiriye, urabizi, ariko mba mpangayikiye ubuzima bwawe. Urakoze cyane kumbwira ko uhangayikiye ubuzima. Muri make kuba uhangayikiye ubuzima nanjye nuko ngenda nibaza buryo ki ngiye ntakujyanye, ariko kimwe cyo nakibuka ko mu buryo bw'umubiri tutari kumwe ariko mu mwuka turi kumwe, nanjye nta rwikekwe. Urakoze cyane kunsubiza, unsubije neza. Uvuye aha mu rugo ariko twakoreye ikirori mu rugo, twariye inkoko twariye inkoko turishima nyine twibukiranye iminsi yahise. Ni umuryango wa mu rugo wonyine. Reka mubaze ikibazo cyo mu buzima busanzwe. Ese ubu ndabizi neza ko unkunda, ndabizi kandi nanjye urabizi ko ngukunda, ariko se ubu uramutse wumvise ko hari undi mugabo dukundana wabigenza ute? Wabyakira ute? Wabigenza ute? Wanyakira ute ngiye nyuma yo kubyumva? Icyo kibazo kirakomeye bitewe n'ibikomere nahuye nabyo bigendanye n'ubuzima bw'abantu bagenda bahemukirana. Icyo kibazo kirakomeye, ariko nubwo gikomeye kimwe cy'ibintu bibaho bikavuna umuntu mu mutima, ariko biba bifite icyo bimo byigisha. Gusa byambabaza bikaze, ndetse icyo nakora ntapfuye wenda kubera hari ukuntu umutima ujya ugira ibiba utekereza cyane, watekereza cyane ukaba wakibana. Sinakiyahura, ariko hari ukuntu watekereza cyane wibutse ibikomere ukaba wanakibana. Ubwo rero ntibanye ngo mfe, numva natuza nkihangana, icyakora nkasenga Imana, kuko nzi neza ko ibi byose twabigeranyeho cyangwa se nabigezeho ari uko nasenze, si uko ari njyewe wabyitekereje cyangwa mbyikorere. Rero ubwo kimwe cyo no kwihangana, nakihangana nsenga, ubwo Imana ikazakora ibyayo nk'Imana, kuko byose tubeshejweho nayo. Ndumva ari icyo nagusubiza, kuko kubyakira byo biragoye, ariko kimwe cyo no gusenga Imana ikagira ibyo ihindura, kuko nanjye gusa pe Bibiliya bivuga ngo kubabarira bibaho, kubabarira bibaho. Nakubabarira nk'umuntu ugukunda, nkakomeza nkuganiriza kenshi kugira ngo turusheho kugira kuba twanoza imibanire yacu, nanone dukomeze mu iterambere risanzwe, kuko nzi neza ko urugo n'urw'umudamu n'ubw'abagabo natwe dufite uruhare runini, ariko umudamu yanze abana cyangwa se urugo rugapfapfana kubera we, nzi neza yuko
ibintu byapfa. Rero nasenga Imana kugira ngo bihinduke, nta kindi, icyo gisubizo ni icyo. Umuntu ntwayerwa n'urundi rugamba, nakubwiye ngo ntapfuye numva nazarinda mpenuka ntongeye gutekereza umugore, kuko kubarirwa abagore runaka ashikije umugore wa kangahe ni ikindi gikomere kirenze, nabyihorera numva ariko nagisubiza, nabyihorera ntapfuye, nabyihorera gushaka undi mugore. Icyo ntamubabarira, nta kosa ntamubabarira, kubera ko njyewe napurika cyangwa se nshyira mu bikorwa ibyo Bibiliya imbwira, kandi ivuga ngo urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose. Nta kintu namubabarira kuko gukosa bibaho no guhinduka bikabaho. Njye rero yego, ku rwanjye ruhande n'umutimanama wanjye, cyangwa bitewe n'uko mukunda n'uburyo tubanyemo, ntabwo mbivuze kubera ko wenda bivuze, ariko nta kintu namubabarira, kandi narabimubwiye abyibuke. Si ubyibuka, narabimubwiye kandi mbivuga ntabwo nari ndi njyenyine, ku buryo wenda nabivuze kugira ngo abyumve. Hari abantu bari bahari babyumvise, rero n'ubundi ni umuntu ari utubajije ikibazo. Niba mbyibuka neza, twari mu gihe cya mariage, turi kwiga kwa pasiteri. Yego, mbona ubwiye ko ntacyo ntamubabarira, kubera ko nk'uko yabivuze gukosa bibaho, kandi uko yabikora ni nk'uko nanjye byambaho. Byaterwa n'ukuntu byagenze, ariko namubwiza ukuri. Yego, kandi arabizi, si ubizi rata. Tugira ku musozo, ubu tuvugana turi kumwe n'abahanzi, kuko umugabo n'umugore bose ubu babaye abahanzi. Kujya ku rwego mugezeho rwa muzika, reka tugere ku musozo tugera kuri bijyanye n'indirimbo umaze gushyira ahagaragara z'amashusho, dufite n'icyerekezo ufite cyane cyane ku bijyanye na muzika. Ariko reka twinjire ku bijyanye n'amavideo. Abantu bashobora gukurikirana indirimbo zawe, nabonye uri kugenda uzamuka, ubu zishobora kuboneka cyane, ariko umuntu akibaza ngo ubu tuvugana Boriant channel yawe, ku buryo bashobora kujyaho bagahita babona indirimbo bakanakora subscribe byihuse. Urakoze cyane. Indirimbo zo twihutiye twajya kuri video nk'uko arizo zigezweho, nicyo cyiciro kigezweho cyane. YouTube channel yanjye rero, kugira ngo wabone ibihangano byanjye, wandikamo izina Nsengimana Jean Pierre, ni amazina yanjye. Ubwo umaze kubyandikamo, nta kindi kiba gisabwa, uhita ubona uko nagiye nkoresha amarevu concert, ukambona, urumva. Ibindi mba nsaba aho ngaho, iyo umaze kumbona, ni subscribe, ni shares ku magroups yandi iyo mugiye mubamo. Ikindi ni views kureba, warangiza ugakora like, ukamana comment, nkamenya urwego ngezeho. Ese comment zijya zitwigisha kumenya ngo ndasubiza nte umuntu. Niba mbwiye ngo birimo, comment niyo ikubwira ngo birimo, komerezaho, cyangwa se haraburaho, cyangwa se byaciyemo. Ubwo rero ibyo nibyo nasaba. YouTube channel yanjye ni Nsengimana Jean Pierre. Ubundi bwo zimwe mu ndirimbo zanjye ubonye bitinze kuza ushyiramo, bazabimenya, dore ko nsigaye nitwa bazabimenya, nta handi ntibazabimenya. Ikindi nasaba, nyuma yo kumenya YouTube channel yanjye, hari na nimero wanshakaho ushaka ko najya kwatendinga mu giterane nk'abashumba, abapasiteri mu madini n'amatorero. Nimero zanjye ni 0787 539 348, 78 79 538. Iyo niyo nimero yanjye, aderese. Kandi iba no kuri WhatsApp. Ndumva ari uko bimeze. Nkaba nsaba rero kuba banshyigikira, abashumba bayoboye amadini n'amatorero n'abandi bafite aho bahuriye n'izo nzego z'umurimo w'Imana, kujya bampamagara kenshi kugira turusheho kunoza
imibanire yacu na Nyagasani ku ivugabutumwa ndetse no gushyiramo imbaraga mu ndirimbo zanjye kugira ngo ndusheho kwamamara, binsunikira mu gukorera Imana cyane iyo mbonye aho njya kuririmba, kuko bituma nibaza ngo aho Satani yanshukira ngo hemuka, waraharirimbiye byagorana. Niyo mpamvu mba nifuza kuririmbira henshi kugira ngo n'ubonye mpagaze n'undi muntu bijya bibaho ahita yibuka turiya n'umuhanzi navuga icyo kintu cyonyine, cyangwa se niyumvishemo ko bambonye ari benshi ngira ubwoba bwo kuba nakora ikosa kubera ko nzi ko nzwi na benshi. Icyo nicyo kintu mba nsaba kugira ngo mbone ukuntu ninjira mu Mana. Rero aderesi zanjye nizo, abashumba bayoboye amadini n'amatorero, kuraje kuba mwantumira nanjye nkaza tugafatikanya tugakora umurimo w'Imana neza. Barakoze cyane abo twaganiraga, ni umugabo n'umugore twaganiraga, twe twabasanze mu rugo mu kiganiro mu buryo burambuye. Ni ikiganiro mukurikirana kuri channel ya YouTube Ayo TV live, mujyaho ugakora subscribe, ubundi ibindi bikurikiyeho nawe urabyumva ko no kumushyigikira. Ni umuhanzi aracyari ku rwego ashaka ko yazamura, yaba subscribes yaba mu buryo bwagutse bwo kumukurikirana mu ndirimbo ze. Tugera ku musozo, ndagira ngo nsabe we na madamu we badufashe mushake indirimbo imwe muturirimbiraho, nibura abantu bumve amajwi yanyu ko muri babiri, indirimbo mwumva mushaka muhuriyeho, umugore azi nawe uzi, ndashaka umuyiririmba mwamaze kwitekereza ubu nabyumvishije, umwe natomboze undi, nimwongorerane, mwongorere vuba vuba, mwongorere, yego oya mwongorere mu gutwa leta yumva. Iyo mushaka, yaba ari izanyu yaba ari tari izanyu, iyo mwumva mushaka, iyo muri bwumve iri bubafashe muri babiri, ko kundi mujya muba muri hano mwanezerewe. Ego we arayikunda, ubu tuvugana nahita nyimubaza akayimenya. Reka muhe mikoro ayitubwire. nawe akunda hari amakorasi menshi nkunda nawe akunda ntabwo mbese nkuru iyo ashatse gutekereza, ariko hari korasi nkunda nawe akunda bita dukwiye kuba abambasaderi beza, niba ariyo ntabwo mbese na ni muzima, iyo avuze ntabwo yibeshye, nayo iri mu zo nkunda. N'indi ivuga ngo ni muzima, iyo korasi ndayikunda cyane, nkunda nyinshi, ariko impamvu zose nzikoreshejeho gake hari icyo byatwara agace gato, kuko dukwiye kuba ambasaderi beza, ni ukugira ngo bumve yuko dukwiye kuba abahanzi bo kuvuga ivugabutumwa rya nyaryo nta kubeshya. Dukwiye kuba abambasaderi beza, tugahesha Imana yacu icyubahiro mu isi, tukayamamaza isi yose ikabimenya, abanyamahanga bamenye ko dufite Imana. B'abambasaderi beza, tugahesha Imana yacu icyubahiro mu isi, tukayamamaza isi yose ikabimenya, abanyamahanga bamenye ko dufite yo, tukayamamaza isi yose ikabimenya, abanyamahanga bamenye ko dufite Imana, isi yose ikabimenya, abanyamahanga bamenye ko dufite Imana. Ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, muri Afurika ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, muri Afurika ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, muri Afurika ni muzima, ni muzima,
Yesu ni muzima, Yesu ni muzima muri Afurika. Easy life, Jesus is life, Jesus is life in Africa. Easy life, Jesus is life, Jesus is life in Africa. Easy life, easy life, Jesus is life, Jesus is life in Africa. Easy life, Jesus is life, Jesus is life in Africa. Amen. barakoze cyane aba batumirwa bacu mu kiganiro. Reka tubashimire cyane kandi nanjye mbashimira aho muri hose hirya no hino hatandukanye. Ukeneye ko wageza ku badukurikiye ubuhamya bwawe cyangwa se ugasangiza abanyarwanda ibyiza bishobora gutuma bagira icyerekezo nyacyo bagakomeza kuba mu mujyo umwe, mu kubana mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bwagutse bw'ijambo ry'Imana, ufite byinshi ushobora kugeza ku banyarwanda, icyo bigusaba nta kindi, duhamagare kuri 0783800133. Iyo nimero iri kuri channel ya YouTube Ayo TV Live. Ujya kuri Ayo TV Live no wandika ijambo A na Ya na O, akanya gato ukongeraho TV, akanya gato ugahita ushyiraho live. Ubundi biba byoroshye cyane, uradukurikira kuri channel ya YouTube Ayo TV Live. Ni mu buryo bwihuta cyane, hari abantu benshi tugenda tuganira indirimbo nyinshi, biterane ndetse nivuga butumwa ryagutse. Gedi Jean Chrysostome habana bakize. Reka nshimire Jean Pierre na madamu we twari kumwe. Aba ni abarimu bakorera ku kigo hano hepfo gato cyane Ikibungo, barigisha hano hitwa kino kigo bakita Epi Kabimba. Yego. Yaba wowe, iyo urebye wowe n'umugabo wawe, ninde macuwa cyane bujyanye ku ishuri? Ndashaka wowe ndashaka utubwire wowe, iyo umurebye arakurusha cyangwa uramurusha cyangwa muranganya, ariko ntushyiremo ikimenyane. Kubera ko tutize ibintu bimwe, njye nize imibare n'ubukungu n'ubumenyi bw'isi, nigisha imibare na seti. Yego. Nigisha Icyongereza n'igifaransa na seresi muri no minsi, ariko umwaka washizeho nigishaga n'Ikinyarwanda. Ubwo tugenda dukora ishanjoma nyine mu masomo, ariko cyane cyane ubwo nigisha Icyongereza muri make. Iyo urebye arakudomina cyane. Ndamwubaha mu Cyongereza, Ikinyarwanda, Igifaransa, ndamwubaha cyane kandi arandushya. Kandi imibare ntago mbizi ko wenda atigeze yigisha, ubwo niwe wabimenya. Wowe umwubaha mu biki cyane? Urumva arakubaha muri izo ndimi zawe? Jewe ikintu cya mbere mwubahira ni ubujyanama bwe buri hejuru. Icyo cyo ndakimwubahira. Agira ubujyanama buri hejuru. Muri make simvuga ngo ndamurusha cyangwa arandusha, hagati twese ubwo turarushanwa kuko turashyigikirana. Ariko tubwizanye kuri ubu tuvugana, wenda tuvuge iyo yari bwagusobanuze muri mate. Njyewe kuko yize imibare gusa, nayo nayize ndayizi, ndayibasha ya primaire, njya nyigerageza, ariko nta byinshi birenze usiye kuza kumbwira ngo nk'iri jambo rishatse kuvuga iki mu Cyongereza, nkari musobanurira, naba ntaye kuryumva nanjye nkabaza abandi kuko nta umenya byose. Ndumva ari icyo ngicyo ajya mbaza. Akandi kantu cyo kora ajya mbaza kandi mbona ari ngombwa, nk'umuntu wize imibare ajya bayibaza ngo ese nk'iyo ushaka kuvuga future, past na present, kubitandukanya biragoranye, kandi nzahura n'icyo kibazo abana baza bansobanuza. Ubwo rero utwo navuga ko ari utwo ngo two kumenya ibihe, ariko ibindi byo kuvuga n'imikorere nta kibazo rwose. Wowe kumubaza nta kintu ageza kukubaza?
ntago byabura ariko ntago bikaze, ntago ari ibintu birenze. we ntajya kujya kubaza ibintu byinshi kuko ni ikimene ni metere. so reka mbashimire cyane. Ni iki wumva washimira mama wakubyaye? Mama ndamushimira cyane, nimba na papa arahari. Ababyeyi banjye ndabashimira mu buryo twabayeho, ntabwo twabayeho mu buzima bugoye cyane, twabayeho duciriritse ariko babigizemo uruhare cyane. Ndabashimira rero uburyo batwitayeho bakaturera tutari abana bakeya, twari benshi, twavutse turi abana 10. Rero mu bihe byashize byari bigoye no kuturihira amashuri. Umuntu washatse kwiga yarize pe, yarize. Ndabashimira rero uburyo ki babanye natwe, bakumva ibyifuzo byacu, bakadufasha tukiga tukarangiza. Umuntu bishaka kwiga ni ukuri babanye natwe, babaye hafi yacu bishoboka cyane, bishoboka. Bakoze buri kimwe cyose, baritanga kugira ngo tukure haba mu buryo bw'imibereho ndetse no kugira ngo tuzibesheho. Baradufashije cyane, turabashimira. Kandi ikindi kintu gikomeye mbashimira uburyo batwihanganiye. Nge twavutse turi abana 10 ariko havuka umuhungu umwe wa nyuma wa 10. Rero ntekereza mu myumvire y'ababyeyi cyangwa se n'abaturanyi n'abandi bantu, ntago biba byoroshye kuyumvisha ko umubyeyi abakobwa 9 nta muhungu n'umwe, noneho akitanga akabarihira amashuri. Ntago babura ibyo bavuga, kurihira abakobwa nta kintu bazakumarira, ariko ibyo byose barabyirengagije, batwitaho. Igishoboka cyose twakeneye kugira ngo dukure twarakibonye. Ndabashimira rero ko batubereye ababyeyi beza. Nshimira n'abakuru banjye bose bo nkurikira uko ari 8. Ndabashimira uburyo ki banyereye imbuto. Yego ndi uwa 9, umuhungu dufite umwe niwe nkurikira. Rero ndabashimira abavandimwe bose uburyo ki bagiye abana natwe, bakubaha ababyeyi. Hari ibintu byinshi ndagiye mbavomaho. Barakoze rero, bambereye abavandimwe beza, kandi n'ababyeyi bacu barakoze kutwitaho, bakirengagiza amabwire y'abantu. Bakoze buri kimwe cyose kugira ngo tubeho, barakoze. Dufashe n'umugabo wawe twicaranye hano gutya tugera ku musozo, udusangize nk'ikintu waba wibuka mu buzima waciyemo n'ababyeyi bawe gishaririye, kigoye, ibintu wagiye ucamo bigoye ukavuga ko ibi bintu byaranshāririye, nibura nagize amahirwe, ubu tuvugana aha ngeze nanjye ngomba kuba umuntu ugomba kugira umumaro. Murakoze. Wenda mu buzima bwanjye mu gihe gito maze ku isi, ntago naciye mu bintu bigoye cyane ku ruhande rw'umuryango. Wenda mvuge ikintu gikunda kugora abantu, wenda ni imibereho, ababyeyi babo ntibabiteho se cyangwa inzara, ariko ntago twigeze tuburara. Twebwe ntago twaburaye, ababyeyi bakoraga buri kimwe cyose igishoboka cyose kugira ngo turye. Baragikoraga tukarya, ariko nyine natwe twarabafashaga. Gusa ikintu kimwe numva cyangoye mu buzima, ntangira ishuri guhera mu wa mbere primaire, nyine kugira ngo kuba wakoze. Ndabyukaga nyora ifumbire buri munsi, nkajyana mu mubande kure, ko rimwe na rimwe nabaraga ndiyoye nkarishyira mu kintu cyo kuritwara, nkazenduka saa 11 kugira ngo njye ku ishuri. Mvuyeyo nkava ku ishuri nkajya kuvoma, nyine akazi kose gashoboka naragakoraga kugira ngo tubeho. Rero niza bingoye n'akazi no kwifatanya n'akazi, none abakuru banjye bose bajya ku ishuri, ngasigara mu rugo, akazi kose ari ngiye kari kureba njye nyine, kandi ngomba kugakora kugira ngo n'ababyeyi babone ukuntu bahinga. Byarangoye kurangiza primaire, secondaire birakomeza. Ntago njye nigeze mbana n'abakuru banjye ngo tube mu rugo turi 3 atari mu kiruhuko, kuko bose babaga bagiye ku ishuri, buri gihe babaga bari ku ishuri. Ubwo byabaga bingoye kwiga, ariko birangira ndangije nubwo byari bigoye. Ariko ikindi kintu cyagoranye mu buzima
nyine ni ukumva umuntu avuga bari abakobwa bo kwa runaka n'ubundi yarababyaye ariko nta kintu bazakumarira, byabaga bigoye kumva ucitse n'intege zo kwiga, ukabona ukumva ko abantu babivuga ariko bizagenda, umuntu akumva acitse intege, ariko ababyeyi bakadushyigikira, mwihangane mukomeze nyine murwaze, turakomeza turarwaza, bw'amahirwe tubona turangije kwiga, uwabishatse wese yarize nubwo byari bigoye ariko turiga turarangiza. Rero nta buzima bugoye cyane naciyemo, ariko nyine bitewe n'uburemere umuntu aba abiha biba bikomeye cyane, kuko njye nibuka hari igihe abantu babwiye papa bati wowe uzagenda no kwishakira undi mugore byibura ubyara umuhungu kurihira ibikobwa wapi, ariko hari ukuntu Imana yabigenje tubaba umumaro. Ntekereza nta muntu wabereye ikirumbo ababyeyi uko twavutse, nta muntu wabaye ikirumbo, twagerageje kwera imbuto uko bishoboka kose kugira ngo nabo tubaheshe agaciro. Yego Jean Pierre ngira ngo wabyumvishije ni isomo ry'ubuzima, ubwo nanjye ushobora byagakwiye ko uhita umpemba kubera ko urumva nkubarije ikibazo utaruzi. Imana yo mu ijoro iri guhemba nanjye nakaguhembye, ariko nzi neza yuko mu buzima usibye kubwira ngo nawe ugenda amahoro, kuko kandi uzahahe uronke, kuko umbarije ikibazo cyiza. Nanjye mbonera gushimira ababyeyi nubwo utari ukimbajije, ariko ubwo nanjye nshimira ababyeyi. Mama yabanye natwe aduciye inshuro, papa nawe abana natwe aduhahira, nawe akoresha ubwenge bwe ashakisha kugira ngo tubeho, nta n'umwe wadutaye muri bo. Mbashimira njye by'umwihariko, ntabwo yigeze ambangamira wenda ngo avuge ngo umwana wavutse abana n'ubumuga tumujugunye. Rero byagenze neza, barankunda, bakunda barumuna banjye, hagenda havukiramo n'abandi. Nakubwiye ko ari abana 7 bose mu izina ry'umuryango cyangwa se ry'umuryango w'abana baho. Mbashimiriye ababyeyi bacu babanye natwe mu buzima ubwo bugoye navuze kugeza n'isaha. Nubwo ndi umugabo mu rugo rwanjye, ariko bajya bampamagara bambaza bimeze bite, bakaba bananzanira n'utuntu ati bagahaba ari umuntu wanjye ati mumbashyire mu mujyi baba. Ni ubuzima bugoye, ntago akazi bakora, ntago bahinga, ntago bagira iki, bikagenda gutyo. Ndabashimira na bakuru banjye nabo ubwo n'umwe, abandi nabo mu miryango ni ukuri tubanye neza na n'isaha, nabo mbashimire. Nshimira n'abanyarwanda muri rusange, ni ukuri kose Imana ijye ibaha umugisha. Ndumva ari ibyo navuga, nta bindi narenzaho bikaze. Mvuga ngo bakomeye barushaho kunshyigikira nk'uko banshyigikiye, barushaho kunshyigikira. Amakuru ari ku musozi w'iwacu ajye arushaho kuntumira, ajye arushaho kumba hafi, barushaho gufatanyiriza hamwe n'ababyeyi, barushaho kunyiyumvamo ku musozi wabo. Njyayo ntari ikivume, njyayo ndi umugisha. Murakoze. Ariko ndashatse kubaza madamu wawe, nabonye ashobora kuba yakora nk'akantu k'agakomedi. Ndashaka udukorere ndashaka ikintu ujya ukora umugabo agaseka cyane, akishima, ukabona yamenetse cyane. Aka kantu ngira ngo wenda ndashaka ugakore nibura, ndashaka ushaka ikintu nabonye hari utuntu nabonye ujya ukora agaseka akishima, ibintu ujya ukora akishima cyane, hano mukanezerwa mukidagadura. Ndashaka nibura aya mango muri aya masaha, nibura akantu k'agakomedi ushobora kanejeje cyane. Iyo yumva uvuga ururimi rwo mu majyaruguru agufata ati noneho uhita ushakiramo n'ako kantu. Ryatanyiganye ntabwo byangoye, kubera ko navuye mu rugo nzi ko ni naho abavuga, bitewe n'uko mfite abavandimwe, niyo mpamvu bitangoye cyane. Ariko ntabwo ajya abura guseka, ntabwo yabura guseka. Hari n'igihe mvuga nkumva navuze neza kikanseka.
bakanseka ariko nyine nta kundi rero ahakubitiraho nsabe nekereza ku bintu bijyanye imivugirane nayo ituma aseka cyane imivugire araseka cyane cyane ariko ntabwo niba banseka ko mvuze nabi ntabwo mbizi ariko ku mivugire aranseka pe agakomedi rero ko ndabigoyera ntabwo ndamubona oya ntabwo nshaka kubibona bo ni byinshi nyine nk'uko yakubwiye ngo mu rugo rw'iwabo cyangwa se mu ntara y'iwabo y'amajyaruguru bajya bavuga indimi igikiga ikirera izo ndimi rero kuzivuga njye bari abantu ndabakunda uko mbakunda rero ibyo bavuga si ukuvuga ko mba mbasetse ko bavuze nabi ahubwo uko bivugira nibyo nkunda rero byinshi ajya avuga bikansetsa uramukomediye uwo dukunda cyane Nsabi hari ukuntu bajya bamwigana noneho bagakubitiramo n'uko basanzwe nabo bavuga nka we impamvu mvuze ngo bamwigana afite umukobwa uba hano nawe n'akana turera k'iwabo mu majyaruguru iyo bafatanyije noneho bo ntibarakara ntibajya bagira ikindi kibazo kibatera hano akantu ntari navuze hano turi abantu 8 n'uwa 9 akunda kuza weekend cyangwa muri vacances ariko muri aho ngaho twicaye tuganira muri abo bantu 8 bo bavuga ururimi rw'iwabo babivuga bakavuga ngo ibyo mbagamo bavuga ngo ibyo mbagamo nakumva iyo gaya yanobetsemo ngo tukagira nkahita ndushaho guseka cyane akantu kariko kose uba wumva runaka ngwino tugire tugize kandi bigire ubwo uburyo barimo babivuga bigana komediye Nsabi nabo bikagenderamo nuko bavuga bigatuma kurushaho naye ndushaho guhama nseka nta bindi byinshi bakikusanyiriza hamwe nyine bagakora agatendo naba ngiye kuza bumvishe ko ngeze hafi ubwo bakicara nk'hariya bakavuga ngo papa Kisera araje niko banyita umwana wanjye wa kabiri niko yitwa ngo papa Kisera araje ngo bagiye kugira ubwo babigana Nsabi bavuga ngo gira tugire ngo bigire bavuga gutyo kandi bo bazi ibyo bavuze babaza amakuru ibyo barimo nanjye rero maze kubamenyera nabo bashiki banje baba hano nabo bamaze kubifata neza nabo ajye babibutsa ngo tugire ngo bigire ngo papa Kisera araje ngo kandi ngo banza tuzaniye ikintu ngo ubwo turaje tubifate tubirye ubwo bigire bakihera muri utwo tuntu ubwo tugatura duseka hano nta gahinda kahaba akababoro umwanya namaze mbabara ni nawo ngejejemo nishima kandi mbona uzakomerezamo kuko abo tubana niba sinzi n'Imana ibigena nibibona ngo uko nababaye ishanga mpame nishimye utwo tuntu duhamamo kandi batari bazi uko badukoze bashaka kugera ku kintu nyamara nje biranezeza ntibari babizi ariko biranezeza aho nicaye nkumva baganira utwo tuntu naba nibereye mu nzu nandika indirimbo naba ndimo ntegura amasomo iyo numva babikoze nsekera ku ikaye iyo ndi guteguriramo ibyo byose ubwo rero ndabashimiye ko bajya bankora surprise yo kunsetsa barakoze cyane
reka tubashimire cyane mwadukurikiye mu kiganiro ku buryo burambuye, yaba Jean Pierre na madame twaganiraga, ndetse nawe uramutse ukeneye ko tubana nawe mu kiganiro kuri channel ya YouTube Ayo TV Live. Gendi Jean Chrysostome, reka mbashimire cyane, shimire cyane madame wawe, reka tugushimira, urakoze cyane. Yego, ndabashimiye namwe, mwakoze koza kubana natwe, kandi turabakunda cyane, turabakurikira umunsi ku munsi, haba kuri Ayo Live TV, haba kuri radio, haba n'ahandi hatandukanye no mu buzima busanzwe, turabakurikiye kandi turi kumwe, iterambere ryacu ni iryanyu. Yego, Jean Pierre turagushimiye cyane nawe. Namwe mugize neza ko tubera ahangaha, kwifata ukaza hano ni ukuri nibyo gushimirwa. Turagushimiye, n'umuryango wawe nugera mu rugo usuhuze madamu, umubwire ko umuryango wa Jean Pierre urabakunda, ni umuhanzi ushaka kugera ejo hazaza heza mu iterambere ry'uburyo bw'umwuka n'umubiri. Uburyo bw'umubiri aho nzagerageza kuhageza benshi, harimo namwe mumfasha kunshyigikira nk'abaterankunga banjye bakuru. Nta bindi, murakoze. Murakoze cyane, reka mbifurize amahoro y'Imana, mukomeze mukurikirane ibindi biganiro byinshi, mujya kuri channel yacu ugakora subscribe, ni Ayo TV Live. Ayo TV Live ugahita ukora subscribe, ubundi ibindi byose, yaba kubaha comment ku kiganiro nk'iki, yaba ndetse no gutangaho icyo twita like, ugahita ulayikinga, ushobora no gusangiza n'abavandimwe n'inshuti bari mu bihugu bitandukanye, biroroshye, wabyumvishije ukanashyigikira. kandi na Jean Pierre gukora like, subscribe kuri channel ya YouTube biroroshye cyane, ubundi nawe ugakomeza kuryoherwa n'ibyiza byose, kandi tugakomeza no kubagezaho andi makuru menshi cyane. Ndabifuriza amahoro y'Imana.